Shalom bene data, ndabasuhujeho muri mu izina rya Yesu Kristo, nishimiye kongera gusangira ijambo ry'Imana hamwe namwe kuri uyu munsi. Ibyo ngibyo ndabishimira Imana cyane. Turakomeza dusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko nkomeza gusoma aho twari tugeze mu itangiriro igice cya 24. Reka mbanze niragize mu maboko y'Imana kugira ngo Mwuka wera anyobore. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri uku gusoma ijambo ryawe, ubane nanjye kuva ku ntangiriro kugeza nsoza. Mwami, ntaba ari jye mvuga, ahubwo Umwuka wawe aba ari uvugira muri jyewe. Kibirengeye kizima, ndakwinginze kugira ngo umpugurane n'abazumva rino jambo, kugira ngo ribashe kutugirira akamaro mu bugingo bwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye mbyizeye, amen amen. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu ni ukwira icyubahiro cyose n'ikuzo ryose. Amen, amen. Turakomeza dusoma mu itangiriro igice cya 24 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 32. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga uti: Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje, ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we, umukuru wo mu rugo rwe watekaga ibye byose ati: Ndakwinginze, shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye. Nanjye ndakurahiza Uwiteka, niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati: Ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu. Byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramusubiza ati: Wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahira iti: Urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu shebuja, arabimurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera ku mudugudu w'Abanahori. Apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba, igihe abagore basohokera kuvoma. Arasenga ati: Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma.
bibe bitya, umukobwa ndi bubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati nywaho nduhira n'ingamiya zawe. Aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo ni byo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Umukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko aravoma, arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati ndakwinginze mutuzi mu kibindi cyawe nyweho. Aramusubiza ati databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira, adahira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa ataruyahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu. Kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli n'ibimeze nk'imiringa bibiri byo kwambara ku maboko. Kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu, arabimwambika. Aramubaza ati uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Aramusubiza ati ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori. Kandi ati dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije, kandi dufite n'aho kubaraza. Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka. Ati Uwiteka ahimbazwe, Imana ya databuja Aburahamu, itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava, nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati ibyo ni byo uwo mugabo yambwiye. Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Aramubwira ati ngwino winjire, uhiriwe ku Uwiteka, niki kiguhagaritse hanze ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya? Uwo mugabo yinjira mu nzu. Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Tumaze gusoma ukuntu Aburahamu yabonye igihe ko kigeze cy'uko umwana we Isaka arongora. Yabonye ko igihe kigeze. Mu by'ukuri Isaka yari mu myaka nka 30, yari mu matrentaine. Hanyuma rero Aburahamu nk'uko twabisomye yari afite umugaragu wari umwizerwa, yari yarashinze ibintu bye byose byo mu nzu. Ibintu bye byose uwo mugaragu wa Aburahamu yari abifitiye uburenganzira, niwe wategekaga
ibyo mu nzu ya Aburahamu. Rero uwo mugaragu yari umugaragu wubahaga shebuja, yubahaga shebuja kandi akubaha n'Imana, kandi yari umwizerwa. Ari nacyo gituma Aburahamu yamuhaye uburenganzira bwo gutegeka ibye byose. Urumva iyo ni privilege nini. Aburahamu yari ageze mu zabukuru, akeneye umuntu umurebera neza ibyo mu nzu yiwe. So aho ngaho rero nk'uko twamaze kubyumva, ni igiki twakwigira kuri uwo mugaragu wa Aburahamu? Uwo mugaragu wa Aburahamu, icya mbere yubahaga Imana ye, yari umuntu yubaha Imana kandi akubaha na shebuja, akaba n'umwizerwa. Ikintu cyo kuba honete ni ikintu cyiza cyane. Umuntu ntabwo apfa kwizerwa gutyo. Umuntu yizerwa kubera ukuntu ameze. Jyewe nawe ntabwo dufite kwizera umuntu kubera tumwizeye gusa, ahubwo tumwizera kubera twabanye nawe, twamwize, tukabona imico myiza uko imeze, ukabona ko kuko ari umuntu wo kwizerwa. Bene data, abantu bo kwizerwa hano hanze baragoye kubona. Abantu bo kwizerwa, kuba honete ni ikintu cyiza, ni ikintu nyine cyiza gituruka ku Mana, ntabwo umuntu afite kukigira. Abantu bubaha Uwiteka, uzabitegereze neza, akenshi baba bari honete, baba ari abantu bo kwizerwa. Ese ko utubaha Uwiteka, ni wowe ngiye muntu azubaha? Cyangwa ni wowe azubaha niba tubaha Uwiteka? Rero ngo igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ko akunda Imana, ntabwo umuntu ashobora kuvuga ko yubaha Imana kandi wareba ugasanga ni umuhemu. Ubuhemu ni ubwa Satani. Ubuhemu ntabwo ari imbuto ya Mwuka Wera. Rero kuba umwizerwa ni ikintu gikomeye tugomba gusaba Imana kugira ngo ikiduhe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko uwo mugaragu wa Aburahamu yaramusesenguye, yaramwitegereza, abona ari uwo kwizerwa, kandi yari uwo kwizerwa. Yakoze ibyo shebuja yamubwiye, arangije ntabwo Aburahamu yamubwiye ati ubikore gutya gutya na gutya. Yarambwiye ati gusa genda mu gihugu naturutsemo ujye gushaka umugeni, ujye gushaka umugeni, uhashake umugeni wa Isaka. Aburahamu yumvaga ko muri we yumvise ko atagomba gushakira mu Bakanahani aho yari atuye. Ntabwo yifuza ko umunyakananikazi arongorwa n'umuhungu wiwe. Nabyo icyo kintu kigitekerezaho, impamvu Aburahamu yanze ko umuhungu wiwe arongora muri icyo gihugu atuyemo. Birashoboka ko Aburahamu yitegereje akabona ko muri icyo gihugu cy'Abakananikazi bafite iyindi mico, bafite iyindi myumvire, kandi we yubahaga Imana, kandi we yasengaga Imana imwe rukumbi, ariyo yubahaga. Rero nk'uko Aburahamu yayoborwaga n'Imana, yaritegereje abona ko umunyakananikazi adafite imico myiza
yaritegereje abona ko badafite imico myiza, yaritegereje abona ko bashobora umukananikazi ashobora guteza ibibazo ku muhungu wiwe, cyangwa se uretse ku muhungu wiwe yararebaga akabona ntabwo bubaha Imana by'ukuri nko muri icyo gihugu yaturukagamo, nko mu muryango yaturukagamo. Niyo mpamvu yifuje ko umuhungu we Isaka arongora mu muryango we aho yaturutse mu gihugu cyiwe. Rero atuma umugaragu wiwe ati ugende ushake umugeni hariya iwacu aho nturuka. Ariko ntabwo yamubwiye detaye, we yamubwiye gusa icyo ashaka. Umugaragu abanza kudutara avuga ati ese nimbonayo umukobwa akanka kuza Kanani hano, nzabigira nte? Nzafata umuhungu Isaka mujyane mumushire aho atuye, cyangwa nzabigenza nte? Aburahamu aravuga ati iki gihugu ni cy'Imana yampereyemo umugisha, ariyo mpamvu urubyaro rwanjye ari hano nyine ruzaba, ariko uwo mugeni wumva nakunanira kuza, ibyo ntabwo bizaba ari amakosa yawe, ariko umwana wanjye Isaka agomba kuguma hano Kanani. Ati kandi Imana, marayika w'Imana ari bujyane nawe, byose biragenda neza. Urumva Aburahamu yari yizeye neza ko byose bizagenda neza, kuko yari umutoni ku Mana, yari afite imishyikirano myiza n'Imana ye. Rero n'ikigiye kuba cyiza cyane, umugaragu wa Aburahamu aragenda, agezeyo ntiyakoresha amarangamutima, yanze gukoresha amarangamutima. Ko abana b'abantu dukunze gukoresha santima, dukunze gukoresha muri decision zose dufata, akenshi dukoresha santima zacu. Ariko we yari umunyabwenge cyane, yaravuze ati reka mbanze nsenge, mbwire Imana imbwire uwo ari we, uwo yageneye Isaka. Icyo kintu ukuntu ari cyiza cyane. Yari umunyabwenge, uwo mugaragu yari umunyabwenge, mbese yubaha Imana. Yari akwiriye kuba yari akwiriye ubwo bushefu, yari akwiriye ubwo butware Aburahamu yamuhaye umushefu wiwe. Arangije arasenga ati Mana yanjye, umukobwa ari bukore gutya na gutya nk'uko twabisomye, umukobwa ari buze kumpa amazi yo kunywa kandi akifuza guha ingamiya zanjye amazi, uwo nguwo aba ari wowe wageneye Isaka, ndamenya ko ari uwo. Urumva aho yicaye aho ngaho nyine, aho yarebaga abakobwa baturuka bajya ku iriba kuvoma, yicara ategereza. Ariko mu by'ukuri ntabwo hari abakobwa benshi nyine baturuka aho ngaho, ariko ngo Rebeka yari afite igikundiro cyinshi, ku buryo nta n'ubwo uwo mugaragu wa Aburahamu yigeze ahusha, ntabwo yigeze ahusha. Yabonye umukobwa uturutse hariya, aravuga ati reka ngerageze uriya. Kuki atigeze ahusha? Kuko ngo Rebeka, yitwaga Rebeka uwo mukobwa, ati Rebeka yari afite igikundiro cyinshi. Ni umukobwa yari afite igikundiro cyinshi, ariyo mpamvu uwo mugaragu atigeze ahusha. Yaramwitegereje mu bandi, aba ari acagura ati reka mbaze uriya. Igikundiro ni ikintu nyine gitangwa, igikundiro ni ikintu gitangwa n'Imana. Igikundiro ni Imana igitanga. Akenshi iyo umuntu afite igikundiro hano hanze, agira amahirwe muri byose, muri byinshi. Iyo dufite igikundiro cyo ku Mana, aho tugeze
ubuzima buroroha kuko ushaka gusaba akazi usanga baguhaye akazi vuba kuko ufite igikundiro. Iyo ukorana n'abandi ugasanga ugize igikundiro kuri bo, mbese ahantu hose igikundiro navuga ko ari nyine ni ikintu cyiza kukigira. Imana yakiduhaye, nacyo tuzajye tugisaba Imana kugira ngo iduhe igikundiro, ko igikundiro gituma ubuzima bworoha, gituma ugera ahantu kure abandi batabasha kugera. Nuko rero bigenda gutyo, Rebeka agirira imbabazi uwo mugaragu wa Aburahamu, bigenda neza, amuha amazi, aravuga ati ndetse n'ingamiya zawe ndibuze kuziha amazi. Ako kanya umugaragu wa Aburahamu asingiza Uwiteka, aravuga ati nguyu uwo Imana yageneye Isaka. Kandi twabyumvise ko uretse n'icyo gikundiro Rebeka yari afite, yari umukobwa w'isugi, ntabwo yari yaramenya abagabo. Urumva ko yari umukobwa uturuka muri famiye nziza, kandi iyo famiye yaturukagamo yari bene wabo ya Aburahamu, abo Aburahamu yasize nyine yari muri uwo muryango nyine, uwo mukobwa niwe waturukaga. Urumva bigenda neza cyane. Urumva ko uretse n'uko byagenze gutyo, Imana yari yaramuteguye kera. Imana yari yarateguye Rebeka ko azaba uwa Isaka, ko azarongorwa na Isaka. Nta kintu kiba hazara hano hanze. Ibintu byose Imana yituremye iba yaradupangiye n'ubuzima bwacu uko buzagenda, aho tuzanyura. Rero kandi hahirwa abagendera mu nzira y'Uwiteka, kuko bagendana bagakubitana. Iyo umuntu yubaha Uwiteka mu buzima bwe ntahusha, bisobanuye ko ntahusha iby'Imana yamugeneye mu buzima bwiwe. Ariko kuko akenshi tugendera mu byaha, akenshi twiringira ibitekerezo byacu, usanga duhusha imigisha y'Imana yakatugezeho tukayihusha. Urumva ko umugisha w'Imana Rebeka yari yaramugeneye ntiyawuhushije. Umugisha w'Imana Imana yari yarageneye Isaka nawe ntiyawuhushije, kuko bari abana barezwe mu muryango mwiza, umuryango wubaha Imana. Urumva baturutse ahantu heza, bose bubahaga Imana. Umuryango wo kwa Rebeka wubahaga Imana, umuryango wa Aburahamu wubahaga Imana, ndetse n'umuryango wa Aburahamu ni abantu bubahaga Imana cyane. Urumva mu buzima bwacu bwa buri munsi akenshi duhusha umugambi w'Imana ku buzima bwacu, kuko tugendera mu byaha, kuko twiringira ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu, aho kugira ngo tugishe inama Imana, aho kugira ngo twubahe Imana tugendere mu bushake bwayo. Rero tugahusha, ugasanga duhuye n'ibintu byinshi bitubabaza, duhuye n'ibyago byinshi, kuko nyine tutagendeye mu bushake bw'Imana, kuko tutasenze ngo tubaze Imana, mbese tukabaho nk'uko tubyishakira. Rero nuko nguko nibyo bihembo by'abantu batagenda nk'uko Imana ishaka, kuko barahusha nyine, bahusha ibyiza Imana yabageneye. Urumva ni igisoma cyiza cyane ko twabyumvise ko bahise bamwakira, umugaragu bahise bamwakira. Uretse ko ntabwo yagiye wenyine n'ingamiya, urumva ko yari afite n'abandi bamuherekeje, bose bakabakirana hamwe. Mbese yari famiye y'Imana y'urugwiro cyane. Aburahamu yari umutoni ku Mana, ntabwo Imana yari gupfa kumurenganya ngo imuhe ibintu byayo byose bibonetse bipfuye. Iyo wizeye Imana, iyo wubaha Imana, iguha ibintu bizima biturutse mu kuboko kwayo. Niba dushaka ko Imana iduha ibintu
byo mu kuboko kwayo, tuyizere, tuyubahe, tugendere mu ijambo ryayo, tuyigishe inama mu nzira zacu zose, dusenge nk'uko uyu mugaragu yabikoze. Atavuze ati reka nicare nturanye umukobwa w'amarangamutima wanjye, umukobwa ndi bubone ko ari mwiza mu ijisho ryanjye niwe. Oya, yaravuze ati umukobwa ari bukore gutya na gutya nk'uko nabibwiye Imana, araba ari uwo, kandi bigenda gutyo kuko Imana imuha sinye ifatika. Bavandimwe, Uwiteka adufashe gusobanukirwa ijambo ryayo kugira ngo tutazajya duhusha ku migisha yayo, kuko turahusha akenshi tuba mu byago no mu marira kuko twashize Imana iruhande rwacu, twayishize akote. Ubundi ni ibintu byumvikana, ni ibintu biri clair, nta kintu kitumvikana aho ngaho. Imana yifuza ko tuba abanyabwenge. Umunyabwenge ni nk'uwo mugaragu wa Aburahamu, yubahaga Imana ye akanubaha na shebuja, mbese ibintu yari abyujuje. Impamvu yubahaga Aburahamu ni uko yubahaga n'Imana. Impamvu yakoraga akazi ke neza ni uko yari umuntu w'Imana, wubaha Imana, wasengaga Imana, akicisha bugufi agasenga Imana, akamenya ko Imana ariyo itanga ibintu bizima, Imana ariyo kwizerwa, Imana ariyo yaremye byose, nyine ari uwo mugenga wa byose. Imana yifuza ko tuba abanyabwenge mu mibereho yacu ya buri munsi. Imana kandi yifuza ko tuba honete, tuba bizerwa. Niba iduhaye imirimo ishaka ko tuba bizerwa, kuko Imana ubundi ntabwo ikorana n'abantu, ntabwo ishobora gukorana n'abantu b'abanyanga. Iyo dukora amanyanga ntabwo n'Imana ishobora gukorana natwe, ariko Imana igendana n'abandi, iha imirimo. Imana igira abashefu. Uzarebe abantu b'abashefu ni ba bandi bari honete. Abantu, ubushefu butangwa n'Imana. Uzarebe abantu bari honete, abantu bicisha bugufinya, abo Imana ibagira abashefu. Icya mbere, kwicisha bugufiya, tukaba na honete. Aho ngaho Imana izakorana natwe, tukubaha Uwiteka. ngo kubaha Uwiteka kuruta ibitambo byose bibaho. Uwiteka adufashe gusobanukirwa ijambo ryayo. Uwiteka adufashe kumenya kwicisha bugufiya, adufashe kuba abanyabwenge, kuko nituba abirasi ntabwo Uwiteka azakorana natwe. Ntabwo Uwiteka azakorana natwe, ahubwo ni ibyago gusa bizadukurikirana. Nyagasani adufashe, aduhe kwicisha bugufiya kugira ngo tubashe kuba abatoni ku Mana. Abatoni ku Mana ni abicisha bugufiya, ni abubaha Uwiteka. Ibyo ngibyo, izo karite Imana irazikunda cyane. Uhoraho nyen'ijuru, nyen'isi n'ijuru, ndayinginga kugira ngo jyewe nawe unyumva iduhe izo karite zo kwicisha bugufiya, zo gutegereza Imana, zo kugenza make. Umugani w'Abarundi ngo cisha makenya, kugenza buhoro buhoro, kugenza gahoro gahoro. Kuba kuri isi no kugenza gahoro gahoro. Ushaka kuvudukana n'iby'isi birakuvudukana nyine. Kugenza gahoro gahoro, gutegereza Imana twitonze. Icyo ngicyo irakitubwira ko tugomba kwitegereza twitonze, kuko ikorera mu gihe cyayo. Ni uko nguko Imana imeze. Ntabwo dushobora kuyikomanda ngo ejo
ejo mu kwezi gutaha mu kwezi runaka nifuza ko ibintu bizaba bimeze gutya mu buzima bwanjye. Ntabwo ari uko nguko Imana ikora. Imana ikorera mu gihe cyayo kandi abayitegereza barayibona. Abategereza ubwiza bw'Imana bashakisha mu maso h'Imana kandi bagategereza Imana barayibona kabisa. Kandi iby'Imana biza ari ibintu byiza binoze bikeye kabisa. Uwiteka adufashe, jye nawe adufashe kugira ngo tubashe kuba abanyabwenge, tubashe kugenza make kuri iyi si. Kuba kuri iyi si no kugenza makeya. Ngo buke buke nibwo rugendo, niko abarundi baca umugani, ngo buke buke nibwo rugendo. Nyagasani akomeza abarindaho muri mwese, Mwuka Wera akomeza abaganirize kuri iri jambo ry'Imana. Tuzongera tuganire ku byanditswe byera. Nyagasani nashoboza. Shalom shalom.